kandi wimwara kuko isoni zitazagukora mwene data. Niki kiguteye ubwoba? Witinya, fear not, you shall not get ashamed. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndagira ngo nkubwire, ndakubwira nshize amanga, ndabizi ni Imana itwikira, ni Imana idufata ikadushyira mu mababa yayo nk'uko muri Zaburi ya 91 havuze. Ni Imana iduhisha, ikaduhisha mu gihe irimbura. Haleluya. Ibirwara by'ibyorezo bikaza, Imana ikaduhisha. Intambara zikaza, Imana ikaduhisha. Abanzi bagahaguruka, Imana ikaduhisha. Abanyamahanga bakaduhagurukira ku buryo ubona ko byenda kukumira bungura, ariko Imana ikaduhisha. Niyo mpamvu tubwiye ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Niba tamuriza Josephine muri kumwe kuri mikoro za Woman of Valor Show Rwanda. Umugore w'umunyembaraga, umugore umunyembaraga, ni umugore usenga, ni umugore wiyiriza ubusa, ni umugore ugira ishyaka ryo kuzamura abandi, ni umugore utagira ishyari, ni umugore utagorana, ni umugore uhagarara nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunyura mu mazi nazabatembana, nimuca mu muriro nuzabatwika, n'ibirimi byawo ntago bizabakoraho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni wo mugore w'umunyembaraga tuba tuvuga. Ndabiyegereje rero, ndavuze ngo ni karibu. Reka tubanze twiyegereze kubaho kw'Imana, twegere duhe karibu Mwuka Wera w'Imana. Mwami Yesu, tuguhaye icyubahiro, turagushimye kuko uri mwiza, ushobora byose, nta kikunanira. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa, ushobora byose, nyaguhora ku ngoma we. Turagushima ko ari we wenyine ukomeye, turagushima kuri Alpha na Omega, ukabitangiriro n'iherezo. Twarakubonye uri Imana ikomeye, twakubonye urwana intambara, twakubonye uca inzira aho zitari, twakubonye utembesha amazi mu butayu. Turagushimira kubw'umwuka duhumeka, turagushima kubw'Imana y'ubuzima, turagushimira uburyo uturinda, turagushima uburyo turwanira intambara, turagushima uburyo wabaye wo kwizerwa mu buzima bwacu, turagushimira uburyo uba mu ruhande rwacu, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ubwo uri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde yava he, yaturuka he. Turagushimiye rero Mwami, turagushima kubw'uyu munsi mwiza waturemeye. Ni umunsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo, tunezererwamo. Ni umunsi tugiye kumvira mu byiza, ni umunsi tugiye kubonera mu byiza, ni umunsi tugiye kwamamaza kuri inshuti yacu. Mwami Imana rero, tugiye kuvuga iby'ubwami bwawe. Turakwakiriye Mwuka Wera w'Imana ngo uzuvane natwe, uze utubumbura akanwa kacu, twebwe tube mikoro wowe uvuge. Mwami, turakwereka imitima yose y'Abanyarwanda n'abanyamahanga bari hanze y'u Rwanda bazashobora gukurikirana Mwami Imana y'inyigisho. Ndakwingiza kugira ngo Mwuka Wera w'Imana uzabasange, bizagira icyo bihindura mu buzima bwabo, bizagira icyo birama mu mitima yabo. Ariko ikiruta byose, urushaho kubiyegereza, urushaho kubakumbuza iby'ubwami bwawe. Abo bari bagiye kwiyahura babireka, bari mu bitaro batakaje ibyiringiro bongera bagira ibyiringiro, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe kandi ukakora ibikwiriye nk'Imana. Turakwakiriye rero, ngwino bane natwe, ngwino Mwami Imana uhagaraye ku bitugu byacu, kugira ngo Mwami abantu bose bagiye kumvira ijambo babashe gukorwaho n'iby'ijambo ryawe. Turagukunda, turakwizeye, ni mu izina rya Yesu. Amen, amen, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri turabashimira uburyo muduhamagara, turabashimira uburyo mutubwira ngo go, turabashimira uburyo mutwereka ko dufatanyije. Ni ukuri Imana namwe bishimira kandi baha umugisha. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kureba ijambo ry'Imana, tugiye kongera kwibukiranya iby'ubwami bw'Imana. Ndagira ngo uyu munsi umutwe w'ijambo ryacu uravuga ngo you shall not be ashamed. Ntabwo uzakorwa n'isoni. You shall not be ashamed. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Wa mugabo we naje kukubwira ngo humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Wa mugore w'unkurikiranye naje kukubwira ngo humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Wa musore we, wa nkumi we, wowe ufite ibiguhangayikishije, wowe ufite ibikuraje udasinziriye, wowe ufite ibitekerezo byinshi wumva nta yindi cyo ufite uretse yo kwiyahura, naje kukubwira ngo humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Mu
muri urwo rugo ntabwo uzakorwa n'isoni, muri ako kazi ntabwo uzakorwa n'isoni, muri uwo muryango ntabwo uzakorwa n'isoni. Humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. Reka turebe rero twihuse, turebe ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 91. Ni ijambo musanzwe mwumva, ariko jyewe n'iryo Uwiteka yashyize ku mutima wanjye kugira ngo twungurane iby'ubwami bw'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Yego, riravuga ngo uba mu rwihisho rw'isobora byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigohi cy'umugohi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma gukingira. Haleluya. Igiteye ubwoba cya nijoro nikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, yego, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abana 1000 bazagwa iruhande rwawe, abandi inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Haleluya. Reka twongere dusome, kuko amagambo y'Imana mba numva ashaka kuyasoma neza ngo nya perfecting, kandi mba ngomba kuyasoma mu Kinyarwanda. Nguba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugohi na mugiga irimbura. Azakubundakiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro nikizagutinyisha. Haleluya. Nikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Haleluya. Cyangwa mugiga igenda mu mwijima. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye ngo umutwe ijambo ryacu ravuga ngo we shall not get ashamed, we shall not be ashamed. Ntabwo tuzakorwa n'isoni, ntabwo uzakorwa n'isoni. Hano ijambo ry'Imana rirambwiye ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Niki kiguteye ubwoba? Niki kiguhangayikishije? Niki wumva kikuraje ishinga gihagaritse umutima wawe? Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere riratubwiye ngo uba mu bwihisho bw'isumba byose azaguma mu gicucu cy'ishobora byose. Humura mwene data, uri mu gicucu cy'ishobora byose, uri mu bwihisho bw'isumba byose. Igiteye ubwoba cya nijoro ntacyo kizagutwara, mugiga igenda nijoro mu gicuku nta kizagutwara. Ese ni ibiki bihagarikije umutima wawe? Ni indwara se? Ni ubupfubyi se? Ni ubupfakazi se? Niki gitumye uhagarika umutima? Niki gitumye wumva udatuje? Niki gitumye wumva ushaka kwiyahura? Haleluya. Yesu ashimye cyane. Nukuri ndagira ngo nguhumurize mwene data, ngo humura. Humura wowe wa mugore we, Uwiteka muri kumwe. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ngo ndabwira Uwiteka ni urubuhungiro bwanjye, igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Imana yacu nishimwe cyane. Imana ni igihome kigukingira mwene data. Witinya iyo kanseri ntakiri bugutware. Izo umva nabihe na bimwe Kristo atahangara gashobore, na ntambara nimwe Kristo atarwana nganeshe, na musozi numwe atahagararaho ngo ategeke ibiwuri imbere byose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, ntabwo uri bukorwe n'isoni. Ntabwo icyo kigerageza ari icyo kukwica, oya, ahubwo ni icyo kugira ngo kigaragaze uburyo Imana iri mu ruhande rwawe, ni cyo kugira ngo kigaragaze imbaraga z'Imana yawe. Humura rero, icyo ngusaba ni kimwe: ipositioning. Hagarara mu kumunara wawe, rindira, senga kutigeze usenga, shaka Imana uko utigeze uyishaka, iyiriza uko utigeze wiyiriza, genda go in the secret
place, jya ahantu hiherereye, va mu ruvunge rwa benshi. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Va mu ruvunge rw'umuryango, va mu ruvunge rw'urugo, va mu ruvunge, genda wiherere, genda ugira icyo uvugana n'Imana yawe muri iyo situation irimo. Genda ubwira Imana, uyibwira uti mwami wanjye, waravuze ngo uba mu gicucu cy'ishobora byose azaguma mu haleluya, azaguma mu mababa yisumba byose. None rero mwami, ko mbona iyi ndwara imereye nabi, ese mwami, ko mbona abana banjye barimo kubibirara, ko mbona abana bananiye, Mana naguhungiyeho, naje mu baba yawe, naje mu gicucu cy'ishobora byose, naje kukwihisha mu ntwikira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ni iki kiguteye ubwoba? Imana yadusezeranije ko tutazakorwa n'isoni. Haleluya. Ijambo ry'Imana, reka twihuse turebe irindi jambo ry'Imana. Tuve muri Zaburi tujye muri Yesaya, tujye muri Yesaya. Iri jambo ndarikunda cyane, ni ijambo rinyubaka. Tujye muri Yesaya twumve icyo Uwiteka avuga ku kudakorwa n'isoni. Imana kandi ngo ni Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo isohoze ibyo yavuze byose. Ni Imana yo kwiringirwa. Katurebe hano Yesaya 54 n'igice cya 4 haravuga ngo n'umurongo wa 4 haravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Haleluya. Ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe nuzawibuka ukundi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana n'ukuri bene data, ndagira ngo nkubwire ngo na situation nimwe wageramo, nabihe na bimwe wageramo, ijambo ry'Imana ridafite icyo ribuvugaho. Ni inzara se, ijambo ry'Imana rirabivuga. Igihe turi mu nzara, Imana yari bizi ko tuzageza igihe tugasonza, Imana yari bizi ko tuzageza igihe tukarwara, Imana yari bizi ko tuzageza igihe tukareba mwobo w'urupfu, Imana yabaga ibizi ko tuzagera igihe kubyara bikanga, Imana yabaga ibizi ko tuzageza igihe ubukode bugasharira, ba nyiri inzu bakatwirukana, Imana yabaga ibizi ko tuzageza igihe urugo rukanga, urushako bigakomera, Imana yabaga ibizi. Ariko niyo mpamvu yashyize amagambo yayo, yahumetse amagambo yayo ikayashyira. Haleluya. Imana ihumugisha abantu bandika, kuko nukuri ibi byose ni ibintu badocumentize, ariko byahumetswe n'akanwa k'Imana. Ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Mwene data, niki kiguteye ubwoba? Witinya. Fear not, you shall not get ashamed. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Ndagira ngo nkubwire, ndakubwira nshize amanga, ndabizi ni Imana itwikira, ni Imana idufata ikadushyira mu mababa yayo, nk'uko muri Zaburi ya 91 havuze. Ni Imana iduhisha, ikaduhisha mu gihe irimbura. Haleluya. Ibirwara by'ibyorezo bikaza, Imana ikaduhisha. Intambara zikaza, Imana ikaduhisha. Abanzi bagahaguruka, Imana ikaduhisha. Abanyamahanga bakaduhagurukira, ku buryo ubona ko byenda kukumira bungura, ariko Imana ikaduhisha. Niyo mpamvu tubwiye ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Mwene data, ndagira ngo ngukomeze nkubwire ngo humura. Ubwo bugumba si ubwo kugukoza isoni, ahubwo nubwo kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare mu rugo rwawe, nubwo kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare muri uwo muryango, nubwo kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragare kuri ako gasozi utuyeho. Witinya, ntabwo uzakorwa n'isoni. Humura. Iri ni ijambo ryahumetswe n'akanwa k'Imana muri Yesaya 54 igice cyaho umurongo wa 4 haravuze ngo Imana yacu nihimbazwe cyane. Haravuze ngo haleluya, nkunda ijambo ry'Imana, ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe. Mu izina rya Yesu ndagira ngo nkubwire ngo humura. Ibyo byakuranze kuko bavuga ngo iwanyu mugira karande y'ubukene, humura. Ntabwo uzakena uzatunga, ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzasekwa. Imana nizemera ko abanyamahanga bakwishima hejuru. Yari irahiye iravuga ngo ntabwo nzemera ko izina ryanjye ritukwa, ngo nta nubwo nzemera ko icyubahiro cyanjye ngihundi. Haleluya. Imana yacu nihimbazwe. Humura mwene data, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 91 riravuze ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azaguma mu gicucu cy'ishobora byose. Haleluya. Ngo nzamuhisha mu gihe igenda nijoro. Haleluya. Imana yacu nishimwe cyane. Mu gihe ihagarariye indwara, ni
iyihe ndwara iguteye ubwoba, ni iyihe ndwara yumva iguhangayikishije ku buryo wumva watuka Imana yawe. No mu rupfu igibana natwe, na hahandi turi ku mabomboni, na hahandi baduhaye raporo batubwiye ngo nimutahe, nimwisubirire mu ngo zanyu, nimugende. Ntago nta mpamvu yo kubarira amafaranga. Ejo bundi nakiriye ubuhamya bw'umudamu wamamagaye kwa muganga, bari bamaze kumubwira ngo itahire, iyo ndwara ntago izakira rwose, itahire, ntago nta mpamvu yo kukurira amafaranga. Ariko hashimwe Yesu wanesheje ukuzimu, hashimwe Yesu wanesheje urupfu n'abadayimoni. Ngo arangije aravuga ati no, ni aho abaganga bananiwe, aho abana b'abantu bananiwe, aho niho Imana itangirira. Ubu rero Imana igiye gutangira. Ngo arahaguruka arisararanga ajya mu nzu, yaravuga ati Imana, abana b'abantu barananiwe, aba baganga bize medicine barananiwe, ariko Kristo wowe nunanirwa, iyi ndwara ndayizanye. Ngo arazinga aravuga ati n'ubundi nari ngiye gupfa, aba bana nari ngiye kubasiga, uyu mugabo nari ngiye kumusiga. Arazinga arahaguruka ajya in the secret place, ajya ahantu hiherereye, ajya ahantu hibanga, ajya kubonana na Kristo. Ngo arangije aramubwira ati rero Yesu, ubu ikinzanye n'iyi ndwara. Yararwaye indwara mbi, yararwaye kanseri, yaramaze gukwira amaraso yose. Ngo arangije aravuga ati ndaje nje kukuregera iyi ndwara, nutanyiza simva, nunyiza ndahava njye kuguhamiriza, ariko nutanyiza mayiti yanjye bazaze kuyikura. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Arisararanga ajya imbere y'Imana. Imana yacu ikunda kuyibwiza ukuri, Imana yacu ikunda ko dusarendinga, Imana yacu ikunda ko twemera. Aramubwira ati Mwami, nutanyiza nta wundi uri bunyize. Haleluya. Yibwo yamamagaye mu buhamya n'umudamu twiganye, mushuti wanjye, arambwira ati nibutse ijambo wajya gukunda gusenga, ati ndavuga ngo Mana, Imana y'abatamuriza, nimba utanyijije iyi kanseri. Haleluya. Hari akantu najyaga nkunda kubwira Imana, nkayibwira ngo Mana, nutanabara nta wundi uri bunabare. Ngo arangije arayibwira ati jyewe nutanyiza nta wundi uri bunyize. Ntabwo wakwemera yuko abanyamahanga banyishima hejuru. Nyeneye bari abanyamahanga, mvuka mu bari abanyamahanga, nashatse mu bari yanuranye nabo. Ndashaka kubabwira kuri Imana ikiza kanseri. Ngo arigaragura ajya imbere y'Imana, umugabo akageza kumusuriraho, abavandimwe akaza kumusuriraho. Aravuga ati simva aho utanyijije, simva ha utanyishije, nutanyiza ndava handi mayiti bajye gushyingura, ariko singwa mu cyumba cy'inzu yanjye, nago nyigwamo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nukuri Uwiteka yaramukishije. Ndashimira Yesu. Arakira, ajya asubira muri test basanga ni cancer free, na cancer afite. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo niyo Mana yacu, ni Imana itajya yemera ko dukorwa n'isoni, ni Imana itajya yemera ko tumwarwa. Haleluya. Ndongera nakira ubundi buhamya. Ndashimira Imana kwigi dukorera imirimo, hanyuma natwe tukagaruka ku musozi twari tugiye guseberaho tukayihamya. Undi mudamu arambwira tumva ikintu Imana yankoreye, ati bana banjye bari bamaze imyaka 2 batika, barabuze amafaranga, ati bakajya kubizamini bakabirukana, bakajya kubizamini bakabirukana. Ati ariko nje kuguhamiriza yuko nabonye saponsa, bana banjye babonye umusaponsa yabishyuriye. Ati ndagira ngo ngubwire ko ubu batari mu gihugu. Nibagiye hehe? Ati bagiye kwigira ahantu kure y'iki gihugu turimo. Imana yacu nishimwe cyane. Iyo ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana itajya yemera ko dukorwa n'isoni, ni Imana iduhisha, ni Imana iduhisha mu mababa yayo, ni Imana iturinda mugiga nitugereho ngo itirimbure. Haleluya. Mugiga irimbura nta kizadutwara turi kumwe na Kristo, inzara nta kizadutwara turi kumwe na Kristo, ubugumba ntacyo buzadutwara turi kumwe na Kristo, amadeni ntacyo azadutwara turi kumwe na Kristo, indwara ntacyo zizadutwara turi kumwe na Kristo, ubupfakazi, ubupfubyi, mention them, bivuge nawe bimanuke. Icyo kibazo urimo ntacyo kiri bugutware, uri kumwe na Kristo. Niwe wenyine utirinda gukorwa n'isoni, niwe wenyine utemera ko abanyamahanga batwishima hejuru, niwe utajya wemera ko batubaza ngo Imana yacu irihe, niyo yonyine itajya yemera ko batujyanira n'inzara. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, icyo kibazo urimo si cyo kukwica, ahubwo ni cyo kugira ngo kubaho kw'Imana, imbaraga z'Imana zigaragarire muri wowe. Haleluya. Bajye bavuga ngo ariko Imana y'uriya mugabo ni Imana
Imana ikomeye. Uwo mudamu wa kanseri wakize kanseri yarambwiye ati ubu barimo baravuga Imana yanjye, ati kuri aka gasozi nuyemo barimo baravuga Imana yanjye, ati ubuzi ko Imana yahisima amavuta yo gusengera abarwayi, ati ndakora ku murwayi agakira, ndakora ku murwayi agakira. Haleluya. Imana yamunyujije muri kanseri kugira ngo imuhe anointing yo gukiza abandi barwayi, kuko Imana yo ikunda ubwoko bwayo kuruta uko twebwe twikunda. Haleluya. Naje kukubwira rero ngo humura ntabwo uzakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana muri YESAYA54 n'umurongo wa 4 haravuze ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo isoni zizagukora, ngo izakwibagiza n'isoni zo mu buto bwawe. Ibyo byaranze umuryango wawe, ibyo byaranze umuryango washatsemo, ibyo byaranze aho ukorera, ibyo byakuranze aho uvuka, ayo mazina bakuzo, iyo identity. Imana yacu iravuze ngo ntabwo bizongera kukuranga ukundi, ntabwo bizongera kwa kundi watambukaga bakavuga ngo uriya iwabo, uriya hariya yashatse, ruriya rugo rw'uriya mudamu. Ibyo byose Kristo arirahiriye, aravuze ngo ntabwo bizongera kukuranga, ntabwo uzongera gukorwa n'isoni. Humura, wigira ubwoba, ubwoba ufite n'ubwiki, wihangayika, tuza. Ahubwo ibanga naje kukubwira ni rimwe: jya ahantu hiherereye, shaka Imana uko utegeze uyishaka, iyiriza uko utegeze wiyiriza, senga uko utegeze usenga. Umva, va mu ruvunge, va mu ruvunge, va mu ruvunge rw'umuryango, va mu ruvunge rw'abavandimwe, va mu ruvunge rw'inshuti, va mu ruvunge rw'abagore, va mu ruvunge rw'abagabo, va mu ruvunge rw'amafaranga, genda ahantu hiherereye ushaka Imana yawe. Ese muri iki gihe unuva mwuka w'Imana akubwira iki? Mbere yuko ureba ubugari bw'ikibazo, reba ubugari bw'Imana yawe, umva ubugari bw'ijwi ry'Imana yawe. Niyo yonyine ishobora kugukamfatinga, niyo yonyine ishobora kukubwira ijambo ry'ihumure. Ushobora kuganyira umwana w'umuntu akaguhamura akakubwira ati no birapfa, akakuyobya kandi nawe ariho ubwenge bwe bugarukira. Ariko Imana yacu, umwuka wera w'Imana arambwiye ngo mbabwire ngo muhumure, ntabwo muzakorwa n'isoni, ntabwo isoni zizabakora. Mugiga igenda irimbura nta kizabatwara. Indwara z'ibyorezo ntacyo zizabatwara, ubukene ntacyo buzabatwara, ubugumba ntacyo buzabatwara, cyamunara ubushomeri, ubusire batera ubupfubyi, amarira, agahinda ntacyo bizabatwara. Irirahiriye, nukuri irirahiriye. Humura ntabwo uzakorwa n'isoni, humura ntabwo uzakorwa n'isoni. You shall not be ashamed. Our God can't put you into that shame. Hallelujah. He's always on our side. Hallelujah. If he's on our side, who can be against us? Iyo niyo mbaraga, izo nizo mbaraga z'Imana yacu, imbaraga z'Imana dukorera, imbaraga z'Imana twakiriye nk'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Hallelujah. Yesu wacu nashimye cyane. Naje kubabwira ngo nimuhumure ntabwo muzakorwa n'isoni. Ayo marira yawe Kristo arayakauntinga. Ukurara wicaye Kristo arabikauntinga. Irahari, iri mu ruhande rwawe, gusa iricecekeye. Nka kurya bari mu bwato, abigishwa bari mu bwato, murabukaza ukabatera hirya ukabagarura hino, hanyuma Kristo bakagira ngo Kristo arasinzira, ariko ntabwo yarasinziriye. Yarabaretse gato ngo arebe igihe azaba atakiri kumwe nabo uburyo bazifata. Ariko ndagira ngo mwire ngo Kristo yaravuze ategeka umuyaga rimwe ngo ceceka. Uwo muyaga rero w'indwara Kristo arawucecekesha. Ikibazo icyo ari cyo cyose kikuri imbere Kristo yiteguye kugicecekesha. Ariko genda uyimushake, genda uwihererane nawe, genda wumva ijwi rye, genda ushake. Ariko muzi ukuntu kubana n'Imana bifite uburyohe budasanzwe, kumva ijwi ry'Imana abandi batarimo kuryumva bifite uburyohe budasanzwe. Imana ibaha umugisha cyane, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ariko basigiye imambi babwira ngo muhumure ntabwo muri bukorwe n'isoni, muhumure ntabwo isoni zizabakora, muhumure igiye kubasibanganyiriza n'ibyo byose bari babaziho bya kera. Imana ibaha umugisha cyane, Imana ibagirire neza, Imana ibahishe mu mababa yayo nk'uko ijambo ry'Imana muri Zaburi 91 havuze. Imana ibarinde gukorwa n'isoni, Imana ibarinde abanyamahanga kubishima hejuru, Imana ibarinde abadakebwa kuba baganira n'inzara, kubabaza ngo Imana yanyirihe. Imana ibajye mu ruhande rwanyu. Haleluya. Imana ibarinde gukorwa n'isoni. Imana ibaha umugisha cyane. Mwari kumwe n'abatamuriza Josephine kuri mikoro za Woman of Valor Show. Ariko reka tusoze dusenga. Mwuka wera
w'Imana tuguhaye icyubahiro, turagushimye kuko uri mwiza, urakomeye, urakiranuka, urizerwa. Mwami jyewe nari mikora ariko ndizera ngashidikanya ko ari wowe wavuze binyuze mu kanwa kanjye. Ndakwingize Mwuka Wera ngo ukurikirane aya magambo wahumitse n'akanwa kawe, uyajyane uyageze kuri uwo muntu uri kwa muganga. Aya magambo agere kuri uwo muntu wari urimo kushaka kwiyahura. Aya magambo agere kuri uwo muntu wari uri hopeless, asanga utarakikira abana, asanga uwo barimo kwirukana mu mazu, asanga uwo wamaze kupfusha be wabuza be, asanga uwo wamaze gutakaza ibyiringiro. Aya magambo wahumetse n'akanwa kawe Mana agenda asayura uwari mu byaha, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo watsanze turi mu isayo y'ibyaha twivuruguta, ngo hanyuma urangije uravuga ngo tubaho tukabaho. Genda hagira umusore ubaho, genda hagira umukobwa ubaho, genda hagira umugabo n'umugore babaho. Mwuka Wera w'Imana, ijambo ryawe nirigende rikize, nirigende ribohore, nirigende rirwana intambara, nirigende rikingura imiryango umwanzi yakinze, nirigende ritemesha amazi ahari ubutayu, nirigende ritanga ubuzima hatari ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagukunda Mwuka Wera, turakwiyegereje, turakwizeye nk'Imana ishobora byose. Amen, amen. Shalom. Imana ibahe umugisha cyane.